ihene ku ruhande rwayo, intama azazishira iburyo bwe, naho ihene azishire ubumoso, intama azishira mu buryo, naho ihene azishire mu moso. Iyo ni gahunda yo kugaruka kwa Kristo. Nimba azagaruka asohoze yasezerano yasize yatubwiye ko ndagiye kubategurira kwa data. Nimba atari amazu menshi sinagombaga kubabwira ko ngiye kubategurira. Bene data turakorera Imana, bene data turasenga Imana, bene data muvuga Yesu Yesu Yesu. Tubaye benshi ku isi kandi byatubera byiza, mubare w'abakizwa wongereho, ariko dukizwe tukijijwe twiteguye nk'abantu barindiye umucunguzi kugaruka. Kandi umunsi azagaruka se nzajya mu moso ye cyangwa se mu buryo bwe. Tuvumvise ko intama niyo zizajya mu buryo bwe, ihene zizajya hehe? Zizajya mu moso we, ubumoso. Umwami azababwira abari iwanyu ni mu ijuru, aho ngiye kubategurira, kandi nzagaruka gukora iki? Kubajyana. Kuva nakijijwe iyo jambo iba mu mutima wanjye ku manywa na nijoro. Iyo ndebye isi ibirimo ibikorerwamo nita nibuke iyo jambo. Isi si iwanyu, iwanyu ni mu ijuru, aho ngiye kubategurira, kandi nzagaruka gukora iki? Kubajyana. Aho nzaba niyo namwe muzaba. Mwumva isezerano nziza uyu mucunguzi wacu yatusigiye abera b'Imana. Nuko isi ratuzunguza, nuko isi tucika kugaruka kwa Kristo. Yesu yaragiye ariko aratubwira ijambo, cyangwa yasize avuze ijambo mu gihe cy'intumwa ati ndagiye kubategurira andi nzagaruka kubajyana, kuko isi si yanyu. Akongera akavuga abisi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga mbere yanyu, kandi ntago babakunda kuko mutari abisi. Mu mabwiriza yacu no mu mategeko yacu nk'abantu b'Imana tubaho ku isi, tuzi ko isi si yacu. Iwacu ni mu ijuru, aho Yesu yagiye kututegurira. Kandi mu byo byose turarwanirira gukora mirimo yo gukiranuka, kubaha amagambo y'Imana no kwishyira mu bikorwa yuko twizeye ko munsi umwe ngiye kubashima iki gitondo kiza bene data. Mana yatugiriye neza, tubyutse turi bazima, tubashije no kubona umwanya wo kuba mbere yanyu, tugiye kuvuga cyangwa kuganira ku bw'ijambo ryiza ry'Imana. Ariko mureke tubanze dusenge. Mana turagushimiye uko ruwera kandi urakiranuka, tushimiye urukundo rwawe buryo ukomeje kuturinda ku manywa na nijoro. Tungiye kuhagarara mbere yawe turi bazima, shimwe ni ryawe. Banzo tweze udutunganye, kandi Mwuka wawe wera abane natwe kubw'ijambo ryawe tugiye kubwiriza. Abadutega amatwi nabo babashe kuryumva, kandi ijambo ritugirira umumaro. Uwo twirukanye ni mwanzi Satani, imigambi ye yose turazihagaritse data. Utufashe tushoboje, utuwe kuba maso mu bibiye turimo. Mana urakoze, tubigusabye ku izina rya Yesu, amen. Turaganira ku bw'ijambo ry'Imana. Mutwe w'ijambo ryacu iravuga ko ibyo kugaruka kwa Kristo. Kristo ninde? Niwe mukiza wacu, niwe mwami twizeye, wemeye kudupfirira ku bw'ibyaha byacu. Akiri ku isi yagiye atubwira amagambo menshi. Ijambo nziza nkunda kubika ku mutima wanjye ku ibyo Yesu yavuze, kandi ikidufasha ki Kristo mu iki gihe, ikizatuma ko twabona ubugingo buhoraho, ni ugukora iki? Ni kwa kundi tugenda tubaha no kumvira amagambo Yesu yasize atubwiye ngo ubwoko bwayo. Akiri ku isi yavuze ijambo nziza, na kintu na kimwe Yesu yatuhishe. Yagiye atubwiriza kubwira byose ari byano ku isi,
atugaragariza cyangwa se no kutubwira ibanga y'ubwami bwo mu ijuru. Jambo nziza rimwe ngunda kuribika cyane ku mutima wanjye, kuko yavuze ko isi si iwanyu, iwanyu ni mu ijuru, aho ngiye kubategurira kandi nzagaruka gukora iki? Kubajyana. Kuva nakijijwe, iyo jambo iba mu mutima wanjye ku manywa na nijoro. Iyo ndebye isi ibirimo, ibikorerwamo, mpita nibuke iyo jambo. Isi si iwanyu, iwanyu ni mu ijuru, aho ngiye kubategurira kandi nzagaruka gukora iki? Kubajyana. Aho nzaba niyo namwe muzaba. Mwumva isezerano nziza uyu mucunguzi wacu yatusigiye abera b'Imana. Nuko isi ratuzunguza, nuko isi tucikamo intege, nuko isi tuhuramo n'ibibazo, ariko si iwacu. Nuko Yesu yavuze, iwacu ni he? Ni mu ijuru, aho agiye kudutegurira kandi azagaruka gukora iki? Kutujyana. Sasa turasoma amagambo y'Imana iri mu gitabo cya Matayo gice cya 31. Ariya niyo tutangirira, ni amagambo maremare tugiye kuganira. Navuze ko mutwe w'ijambo yacyo ni ibyo kugaruka kwa Kristo. Hano Matayo 25 murongo wa 31, gucirwaho iteka. Reka tuhasome. Umwana w'umuntu ubwo azaza n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ndebe y'ubwiza bwe. Umwana w'umuntu ubwo azaza n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, ubwo azicara ku ndebe y'ubwiza bwe. Ahamagare amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nguko umungeri arobanura intama ni muhene. Intama azazishira iburyo bwe, ahubwo ihene azishira ibumoso. Umwami azabwira abari uburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bw'abatunganyirijwe uhereye ku kuberwa ku isi. Kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo nywa, nari mushitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muzakundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati, mwami, twakubonye ryari ushonje turakufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa? Kandi twakubonye ryari uri umushitsi turagucumbikira, cyangwa twakubonye cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Umwami azabasubiza bati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data ababohereje bari hanyuma y'abandi, ari nje mwabikoreye. Murongo kurikiraho 41, azababwira n'abari ibumoso ati, nimuve aho ndi mwabivume, mujye mu muriro w'iteka watunganyirijwe
watunganyirijwe umwanzi n'abambari be. nabo bazamusubiza bati, mwami, twakubonye ryari ushonje, cyangwa ufite inyota, cyangwa uri umushiti, cyangwa wambaye ubusa, cyangwa urwaye, cyangwa uri mu nzu y'imbohe ntitwagukorera? Azababwira ati, ndababwiza ukuri yuko bwo mutabikoreye umwe muri bene data abohereje bari hanyuma y'abandi, nanjye mutabinkoreye. Abo bazajya mu itanuro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Witeka habwa icyubahiro. Ayo niyo magambo y'Imana. Mwuka Wera dufashe, nawe akufashe mu kuryumva, tubashe kuganira ku bw'ijambo ry'Uwiteka. Misi ishize navuze ko ijambo ry'Imana ni ibyo kurya ry'umukiranutsi. Nimba abaganga cyangwa abajyanama batugirira inama yo kugira ifunguro nziza twaha abana bacu babashe kongererwa ibiro, tukabikurikira mu buryo bwo mu mwuka, natwe ijambo ritwongerera ibiro ni ijambo ry'Imana, n'ibyo kurya byacu byo mu mwuka. Yesu hano aravuga, tugiye kuganira kubwo kugaruka kwa Kristo. Yesu yaragiye, ariko aratubwira ijambo, cyangwa yasize avuze ijambo mu gihe cy'intumwa ati, ndagiye kubategurira andi nzagaruka kubajyana, kuko isi si yanyu. Akongera akavuga, abisi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga mbere yanyu, kandi ntago babakunda kuko mutari abisi. Mu mabwiriza yacu no mu mategeko yacu nk'abantu b'Imana, tubaho ku isi tuzi ko isi si yacu, iwacu ni mu ijuru aho Yesu yagiye kututegurira. Kandi mu byo byose turarwanirira gukora mirimo yo gukiranuka, kubaha amagambo y'Imana no kwishyira mu bikorwa, yuko twizeye ko munsi umwe Data azagaruka, kandi kizamugarura ni ukuza kutujyana twebwe. Yesu ahabwa icyubahiro. Ntabwo azaza kupfa kujyana isi yose. Mu isi abamwemereye ng'umwami n'umukiza bakagenda nguko ashaka, bagakora ubushake bwe, abo nibo gihe cy'Imana nikigera azagaruka kuza gukora iki? Kubajyana. Twasomye amagambo yayo mu icyo gitabo cya Matayo 21, tutangira ku murongo wa 31. Umwana w'umuntu ubwo azaza, abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ndebe y'ubwiza bwe. Ubwo azaza abamarayika bose bamwerekeje, akazana n'icyubahiro cye, yicaye ku ndebe y'ubwiza bwe. Ntabwo azaza ng'umujura, ntabwo azaza yihishe, azaza mu mugaragaro, abamarayika bamugotse, yuzuye icyubahiro cy'umwana w'Imana, yicaye ku iyo ndebe ye. Impanda ivuge, natwe turi ku iyi si. Hano tukunda kuvuga amagambo menshi hano, mpanda izavuga, ibyo turabizi. Ariko ku bantu bose bari ku isi, sinzi buryo tuzabasha ikahunda Imana yashize yo abazumve imbanda. Nize ko babandi buzuye umwuka, biteguye, babaye amaso, cyangwa babereye amaso uwo munsi yo kugaruka k'umwami. Mpanda izavuga, yerekejwe n'abamarayika, yuzuye ubwiza bwe, yicaye ku ndebe ye. Impanda ivuge, abamwizeye, abakiranuka bamusanganire he? Mu kirere. Cyangwa murongo kurikiraho iravuga ko amahanga yose azateranira imbere ye, abarobanure nguko umwungeri arobanura iki? Intama mu hene. Mahanga yose izicara mbere ye, aturobanure. Tureke kwanza by'impanda kuvuga, twese ari ku isi tuzicara imbere ye, nawe agoswe n'icyo cyubahiro cye, azungurutswe n'abamarayika, ari mu icyo cyubahiro cye, yicaye ku ndebe ze,
isi yose natwe tuteranire imbere ye, arobanure ihene ku ruhande rwayo. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azishyire ubumoso. Intama azishyira mu buryo, nawe ihene azishyire mu moso. Iyo ni gahunda yo kugaruka kwa Kristo. Nimba azagaruka asohoze yasezerano yasize, yatubwiye ko ndagiye kubategurira kwa data. Nimba atari amazu menshi, sinagombaga kubabwira ko ngiye kubategurira. Bene data turakorera Imana, bene data turasenga Imana, bene data muvuga Yesu Yesu Yesu. Tubaye benshi ku isi kandi byatubera byiza, umubare w'abakizwa wongereho, ariko tukijijwe twiteguye nk'abantu barindiye umucunguzi kugaruka. Kandi umunsi azagaruka, se nzajya mu moso ye cyangwa se mu buryo bwe? Tuvumvise ko intama niyo zizajya mu buryo bwe, ihene zizajya hehe? Zizajya mu moso we, ubumoso. Umwami azababwira abari iburyo bwe, abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha. Abazicara mu buryo bwe azababwira ko nimuze abo data yakoze iki? Yabahaye umugisha. Muragwe ubwami bwatunganirijwe uhereye kuremwa ku isi. Azicara mu buryo bwe, mwebwe ababwira ijambo, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha. Haleluya, turakifuza umugisha abantu ku isi. Ariko umunsi ati, nimuze mwebwe data yahaye umugisha, muragwe ubwami bw'abatunganyirijwe uhereye kuremwa ku isi. Iyi gahunda Imana yayiteguriye kuva yaremye isi, ko munsi umwe Yesu azagaruka, kandi kizamugarura nukuza gukora iki? Kujyana itorero rye. Kandi abo bazategurwa, bazasangwa bari maso icyo gihe, bazashyirwa mu kuboko kwe k'uburyo, nibo bari bateguriwe ubwo bwami kuva kuremwa ku isi. Yesu atushoboje kandi atugirire neza. Kuko nari nshonje mukangaburira. Ba bandi bazicara mu iburyo bwe bateguriwe ubwo bwami kuva Imana yaremye isi. Yesu azababwira ayo magambo bari ku ruhande mu kuboko kwe kubu. Reka tubahe nimero de telefone. Impamvu tubaha nimero de telefone no gufashana. Ara ushobora kuba utumvise neza, wabitubaza, cyangwa ushobora kugira inama ukatugirira natwe inama, cyangwa se ikindi kiganiro nk'abantu b'Imana tugomba gufashana mu nzira nyinshi zitandukanye. 0 karindwi 82 43 9 0 karindwi 82 43 9 karindwi 54. Murakoze, Imana ibaho umugisha.